none abagabo bararyohera wako ndabona nyemo mwiteza sibeshisha nuko mama muri kumwe nawe nawe gusohoka cyambashara cyambasha zabari atoro mu mani salama ato nani kraka paka ndagatwa sibanze kumfasha wabonye hariya naho bita muri Kongo icyahoze ari Zaire none se ari muri Kongo harandi muri Kongo icyahoze ari Zaire ntabwo ari muri Kongo hari Nyange hari hano kuri Duhane hano maze kuri Duhane dore inigirasiyo mu Rwanda iri hano iriya ni iya Kongo ndi gukubwira hari agasozi ureba ni Mogomo dore kwa Nyanja ni hano buno bwa kino cyombo kiri kwa Nyanja ariko ntabwo ari nigo amazi y'igoma ntabwo Nyanja wari hari iriya ni amazi yandi yo kuri Duhane muri Kongo bafite uramunara si wo mu Rwanda n'uyu buhino sibyo uri muri zone nete yego uyu nguyu uri hano atampano uyu wa mbere uyu uri aho kabiri yego nyine muri zone nete ariko ni uwa Kongo Pepi salama namuzanye ku mashinzi man genda umva nicyo ndi gukora ubu ngiye ndi kumwe ndamwereka Kongo musubize i Kigali ibintu byose amaze aro ni kuri MTN nagira ngo mumamagarire hari uwabuze umusheri we muhamagare uwo bita Esther azarebe ndi kubona agiye kwiyahura agiye kwita mu kigo tu hatari ngabo umva ngiye kugenda gake gake mpaka kariya kavukura mudamu nanjye ngatsindiye kikaba kikinsuzugure sha
sinacyandikiye message Shuru kuyakuye n'amafoto ari meza. ndi kubona neza cyane Ifotoye neza. sana Rero ngiye kureba telefone yanjye tuyanyohereza kuri telefone yanjye. Sibyo? tegere Agakapu kanjye baragatwaye. baragatwaye unayibutse nkaguhereza Rero ugashize ukagiye kari kari hano. ariko nayerutse nkaguhereza ntabwo mperuka nkaguhereza ntabwo None se kari kari hano hari umuntu uje iruhande rwacu. nta muntu nigeze mbona ariko nayerutse kubibuka ko nakaguhereza ntabwo Telefone harimo umwenda, harimo amafaranga. nyine ubwo Wenda biragenda. reka dushakishe nyine ubwo ni ukwambara tukareba ariko ni uguceceka nyine umuntu akagenda buhoro muri bano bantu ba hano ku kigo iki biriya bintu byanze kumfasha none nanjye baga yabuye ndayitwaye njye ntabwo byapfa kunshikana kandi wowe wamujya kugura araruka ndetse bose ndakuzi undi se wamfungurira ubu wamfungurira wanzufungurire ndanze ntabwo banze kumufungurira nanjye banzufungurire ndanze banze kumufungurira ndanze utanga ibintu by'abantu ndanze banze ufungurira nyine bahamagare tugiye kugenda ariko n'ubundi nzaba ndabakurikira Oja, ugiye wenda mubafatira mu saku. Abe. Neza agakapu kanjye. Kiravuba. Uzajya muzanwa no kwiba gusa. Njye nagucika zonze. Muzamuzanwa n'abantu no kwiba hano gusa. Mwajya muragira. ntabwo ari muzima Uyu afite ikibazo ariko Ikibazo sazazanwa no kwiba gusa yajya ariko asaba neza. mba mama mere tuzi. Agakapu kanyu yo ndahaba n'unyine yaba nagatwa. Sina nubwo wakishimira ko ukabonye. Sawa. Sawa arakoze. Urakoze. Arakoze. Reka mubwire. Iyo nguyu no kuvuga. Uyu mwana afite ikibazo. Kuvuga ngo no kubona ikintu cyo kurya biri. Agasa ariko Njye no mwana ndamusugana n'impamvu namwihoreye nkamugarura kugira ngo abahe agakapu kanyu. Icyo kibazo. none se yatwegera akabitubwira ariko natwe. Mere tuzi. Wagira umutima mwiza. baramfashije wanjye Ariko ntukajye wiyo. Ujye wegera umuntu umubwire ikibazo ufite agufashe kuko kwiba ntacyo bimaze. mu bintu kiri kongera niba atamfasha nzajya mbiba saburo kabisa niba atamfasha nzajya mbiba niba atamfasha nzajya mbiba Mere birimo nta kibazo. niba atamfasha nzajya Yewe, kugeza amahirwe. Nawe ugenda.